ntekereza ko qualification Manchester United yayibonye twavuga ko bigoye kugira ngo ibure mu makipe atanu ya mbere muri Champions League umwaka utaha. Kuri Michael Carrick noneho we nk'umutoza uyu munsi utoza Manchester United wafata icyemezo cyo kumusezerera muri iyi mibare amaze gukora muri Manchester United? Ngewe buriya njya mbona hari ukuntu bijya bihinduka, byaterwa n'umutoza kumusezerera, si byo gusa, si yo mpamvu yonyine, kuko Michael Carrick arimo arakora ibintu yasabwaga gutsinda, ekipe irimo irakina neza, niba ari iyo mikino 13 hoje byibura ukabona ko ekipe imeze neza, irimo irakina, iratsinda ibitego, donc nyine ukabona na ya style ye arimo arakina, irimo irafasha abakinnyi barimo n'abo ba Benjamin Sesko twavugaga. Nabonye nejo bundi n'ifoto yari kumwe na nyirimitungo Sir Jim Ratcliffe, bavuga ko ari ibyo barimo kuganira, yabasuye, ukabona ko byibura equipe improvement irimo iragenda igaragara. Ariko ntabwo ngiye bari njye ufata umwanzuro, ntabwo nakwirukana Michael Carrick cyangwa se namubwira ngo igihe twagwaye kirarangiye, ngo nindangiza nje kuzana Diamro Senior, ngo nindangiza nje kuzana Xavi, ngo nindangiza nje kuzana even aba company n'abazabi Alonso oya. Byibura we mu gihe gitoya hamaze no umuntu umaze kwerekana ko niba ari niyo gahunda ya system yatwubahane, yatwaye Carlo Ancelotti muri kariyeri ye yose imugira umutozo ukomeye, birashoboka ko ari ikintu runaka ashobora kuba washingiraho. Ariko bibaye kuvuga ngo nsezerere Michael Carrick, nzane Luis Enrique, nsezerere Michael Carrick mbashe kugarura kudedwana Carlo Ancelotti, nsezerere Michael Carrick mbashe kuzana Jurgen Klopp, profile yabo batoza twakwita nka first class, nta kosa ryaba ririmo. Ariko ikibazo kibaho buri munsi si ugusezerera umutoza, usanga abantu abayobozi binyuraguramo mu wo bamusimbuje. Urugero rwiza ruri muri Chelsea, we wirukanye umuntu nka Enzo Maresca umaze kukwereka ko ari ikintu runaka yakora, twe turimo turavuga kubigaragara hano kuri tapis vert, ibindi mwapfuye ngo by'amafaranga n'ibiki ntabwo mbirebaho cyane. Noneho kumusimbuza umusimbuje Diamro Senior, mu by'ukuri ni nk'umuntu waba urimo arava Kirehe agiye i Rubavu, ageze nk'imusanze ugahagarika imodoka ugasubira gufata iyikiri hehe Ingoma Ikibugo. urwo rugero rwiza natanga, sibyo? Hari icyo Michael Carrick amaze kwerekana, wenda ugashaka izindi facts zitandukanye, ushobora kuvuga uti wenda ari mu irushanwa rimwe, ntabwo turimo turamureba abasha kumanaging iyo pressure y'imikino myinshi, mu cyumweru ashobora gukina imikino 3 mu minsi 7, yabigenza gute? Ese nihazamo ingendo kuva mu Manchester imikino yose imara ikinira hariya munsi y'urugo, ese nihaza kujya gukina na za Shakhtar Donetsk, nihaza kujya gukina na za Ajax Amsterdam, urwo rugendo araza kuyimanaginga gute? Ibyo byo nabyo bikaba byajya ku ruhande. Ariko mbona ngewe so far so good, ahubwo 150% amaze gukora ibintu birenze. Ariko kuri ya projet yabo bafite yo kuba ngo 2027 na 2028 bazatware Premier League kuri anniversaire yabo y'imyaka 150, sibyo? Kuko nizo ntego bafite, aho kugira ngo basubire inyuma bajye gushaka umutoza uri buze kwiga no gusaba ibindi bintu birenze kuvuga ngo duhindure yabo kuzana nyine ku umutoza ufite profile Ruben Amorim. Nanone nyine utari umutoza wamaze kwandika buri mutoza ashobora kuza ari nka Luis Enrique bikanga, ariko byibura ukavuga uti wari wagerageje to the maximum point. Ariko ejo n'ejo bundi nagenda ukajya kuzana abo Alonso, ukajya kuzana abo ba Xavi Hernandez, nemona uyu muhungu yabi. Hari ikintu kindi ku byo waruvuze, reka nsurinye ku kantu kajyanye no kureba projet à long terme. Nibyo harimo arakina irushanwa rimwe,
ntabwo turabona ekipe yagiye muri crisis yavunikishije, ntiturabona yatangiye gufata ibyemezo bye aho avuga ati mfite amasezerano noneho ndashaka gukora ibintu byanjye ku giti cyanjye. kuko urebye nk'ubu ngubu situation yafatiyemo ekipe byari bimeze nko kugarura umwuka mwiza muri ekipe, gutuma abakinnyi biyumva muri ekipe bisanta bongera kwishimira gukina umupira. Ibyo yabashije kubikora kandi rega buriya ntago United ukurikije abakinnyi bifite karite ni n'abakinnyi banumva umwambaro wa ekipe mu by'ukuri bazi icyo bisaba kugira ngo buri muri United. Ubikoze mu gihe gitoya, uzanyemo spirit, utumye abakinnyi bakina umupira bishimye, ntago ushyizemo za tactical headache nyinshi cyane ngo abakinnyi bagorwe cyane no kumva amabwiriza yawe mu byo ushaka gukina, ubempozeho autorité wenda bamwe na bamwe bagire resistance kuri autorité. Ubikoze mu gihe gito nyine ukanafashwamo no kuri mu irushanwa rimwe na mission ya Champions League birumvikana ku bakinnyi. Icyo kwibaza ni kivuga ngo uramutse uhawe imyaka 3 ekipe yo structure iraza kuba yubakitsemo irabigufavoriza, nawe uhita ujyana n'iyo level n'iyo pressure no guhita ukora ibyo bintu mu myaka 3 ku ikipe yamaze gusetinga ko anniversaire y'imyaka 150 uzaba barabikoze. Igisubizo cyaba kirimo utundi tubazo tuvuga ngo nta handi hantu habikoze, nawe uri muri projet y'ababandi nyine ya our very own, ariko ufite iyo capacity. Reka izi kipe nini, izi kipe z'ibikombe, izi brand, usibye kuba waza ukamera nk'uko z'ibintu bimeze nk'ibitangaza, ariko hari step ugomba ko waranyuzemo kugira ngo ugire ku rwego rwaho utwana y'igikombe imaze imyaka 10 na itagitwara. Hari urwego buriho, hari na projet usanga yubakitse ubona ari babakinnyi 2-3 baburamo, kandi ugiye kureba United ubona iracyafite urugendo rwo kubaka structure ibintu byo bikajya ku murongo. So nkavuga ni rero nge ntago mbonamo ubwo bushobozi bwo kuba nta muntu predicting imbere ngo amenye uko bizagenda, ariko karike kuri experience management ya week in week out, pressure muri equipe, abakinnyi bamwe batangiye kwikora ibyo bikora, transfer strategy uko mwinjira ku isoko abo muri bugure, tuje tubona ama equipe aragura agaflopinga sezo ya mbere ya kabiri ukabona byabaye ibindi bibazo. Ibyo bintu byose nge mbona kugira ngo abo mukandida mwiza strategically equipe igomba kuba yubakitse mu buryo bwiza, gusa aho kujyanje gufata abandi batoza ameze nk'abiga kandi umuntu anyeretse ko ari icyo ashoboye, ugende muri wa murongo wo kuvuga ngo reka dukomeze trying tugerageze, kuko byafata imyaka myinshi ariko wagerageje nanone benshi amahirwe nayamu. Gusa muri projet y'igihe kirekire utwo tuntu nyine two kwibaza ngo ko ntaho yabikoze, no muri Middlesbrough yagiyemo ko twabonye nyine ari muri projet ari gufata ibyemezo uko byagenze. Nivu ya Premier League Manchester imaze imyaka ingana kuri nta gikombe, nge mbona haba hakirimo akantu ko kwifata. Nge mbona ahubwo hari nge bishingira ku buryo Man United ikina muri iki gihe, kari kimikina tsinda sinzi 9 afite imikino 13, uburyo Man ikina mbona budashamaje butanakwiriye guhabwa amasezerano y'igihe gitaha. Icyo yazaniwe arimo aragikora neza, akazi ko kubona intsinzi ikeneye ngo byibuze Man United igere ibonete ya Champions League gukina imikino y'Uburayi, akazi arimo aragakora neza ku managing situation zihari, ukora igishoboka cyose bakabona intsinzi mu buryo bwari bwo bwose, batitaye ko bastragorinze, batitaye ko imikino batsinze hafi yose habaga harimo difference y'igitego kimwe. Izo details atazero cyambere bakeneye intsinzi. Icyo kintu yakoze gushyira gukosora utuntu duto kwa ngo abone intsinzi, yaragikoze gufata umupira mukamwiza ko murawuzamura n'umugeza hagati mu kigo muhereza Bruno nta wundi muntu ashaka icyo gukoresha. So ntekereza ko ibyo ngibyo yarabikoze, yakoze akazi keza ko gushaka igikintu cyose kwa ngo abone intsinzi, ariko mbona atari ibintu wariraye ngaho umwaka w'imikino utaha n'undi utaha mu gihe bigiye kirekire nyine ari byo bijemo. Mbona uburyo bakina ari uburyo bwo kubona intsinzi z'aka kanya zihuta, no gukora ibintu by'ingoga bikenewe, ariko kuvuga ngo by'igihe kirekire mbona kari katari umuntu wo kubakiraho. Kabone nubwo agiye kwereza umwanya wa 3, mbona Manchester United kwiyumutoza ufite culture buzane mu equipe, umutoza ufite strategy na direction ashaka uburyo ikipe ikinamo bifungutse biryoheye ijisho, cyangwa mu buryo busobanutse buri wese banavuga ngo uyu muntu akina gutya, wemeranye nawe cyane wemeranye nawe ko akina gutya. Akaba ari n'umuntu no uvuga ngo nyuma y'imyaka iyi
naba mfite uburyo ikipe naba negeye mu cyerekezo nk'iki ngiki ari nabyo Mane ndivuga ngo dukeneye kuzatwara igikombe cya shampiyona 2028 so nimba yagwa muri icyo gitekerezo nawe bikaba byajyana yaba ari amahire rero ibyo byose mbikubiranyije nkakongeraho n'izo fact bagenzi banjye bavuze zuko ari n'umutoza utarigeze atwara shampiyona aracyari mutoya ese ibintu byo nta bitindo cyane kubera ko umuntu wese agira itangiro ryiwe ariko ibyo byose bikubiranyije ubona yuko Carrick nyine mbona hadakwiriye kuba umutoza wa Manchester United umwaka w'imikino utaha nasi harimo n'akandi kantu gatera impungenge ariko ore cyagihaza ko yaje akakora akazi bikagaragara ariko ibyakurikiyeho nyuma twarabibonye reka nkubwire izo mpungenge nizo ziri kuri Arteta izo mpungenge ziri kuri Pepe turazivuga izo mpungenge ziri kuri Luis Enrique yashwanye na Mbappé se Luis Enrique ko tubona abakinnyi ari bakeya nta muntoza n'umwe wo kwisi utabona impungenge reka rero mbamare amatsiko nta mutoza muzabona wagira buri kintu cyose cyiza kuri izi ekipe noneho z'abafana 100%. Amplisi ko gufata Manchester yisanze ku mwanya wa 10 uyu munsi kaba yikarifiye muri Champions League uwo muntu akwiye credit first of yisanze ku gatandatu okay icya kabiri hari igihe ushobora gutekereza ngo uwo ngiye kusimbuza Michael Carrick ndamuha iki cyo ni icyambere oya mbere yo kumuhara ninde je niho mbona haremeye banza wumvese ninde ngiye mbanza kureba financial kubera ko simbona Manchester United ijya gukura Luis Enrique mu kazi afite kamasezerano y'imyaka 2 ngimubwira ati turagudaboringa umushahara sibyo simbona iri bujya kuzana Hans Flick muri Barcelona ngimubwira ati turagukubira simbona undi mutozo uriho mwiza simbona ijya kuzana Vincent Kompany uri demi finale Kompany we aho kuzana Kompany nagumanuye ariko nge ndayibona ishaka kuzana Emery muvanye muri Aston Villa nanone yabikiri hasi ndayibona ishobora kuzana umutoza nka Joanna Griezmann igikombe kira ese muri guseka iki gisekeje komute akukira ariko kugira ngo nzane Unai wowe kugira uzane Unai ya kugira ngo nzane Unai wazana Xavi boya akugira ngo nzane Unai Carrick namubwira ntuzapfire muri Man ukiri umutoza namuha imyaka nk'umunani nk'Arteta namubwira ni nguhaye kontra y'ubuzima bwawe bwose kubera ntabwo yari umuntu wa United umuntu wa United numeze gute ntabwo Unai character ze zahura yaragiye ngiye naramurebye muri Paris Saint-Germain ndeba urwego rwa Unai n'urwa za Aston Villa mushyire muri za Sevilla mushyire muri za runaka azakubita ariko n'umuzana ahantu buri weekend facing abafana bamubwira bati uratsinda ntabwo Unai ntago ari umuntu umwaka wa mbere yaraje muri Arsenal abantu baramureka Arsenal urabizi ni ikipe itirukana ni ikipe bituje bariyakiriye arakubita abaye wa gatanu sezi ko cyara bati ntubaye wa gatanu jya ku isoko uruhanganira igikombe cya shampiyona ni Mateo Gwenduzi n'abazaniye nabereka avuga ko bamurenganyije yavuga ati ngiye mu ngurire za hano igikombe nkibahe niwari kugitwara Vinay Venkateshama yaramumwimye erega yaramumwimye rangije bajya kumutsindira umuntu atanarebye utazi ukugura kinisha Aras Pepe ari umuntu afite uruvugiro hajya muri Arsenal n'imyaka 2 amazemo biseze ebyiri zonyine ibura kimwe finale nubwo yariye 4 urega niya kabiri bamwirukanemo hagati none se we iyo icyo gihe uyu wamusimbe w'imyaka 2 amaze gukora iki uzi bamwirukanye ari wakanga bamwirukanye ari wakanga rwa 8 harya wa 8 wa 12 yego ariko bamwirukanye ari mu kwa 12 hari Arteta yafashanye muri saison mo hagati yewe Arteta yafashe tariki 19 z'ukwezi kwa 12 2020 ngo ruzaze gusumbura amara gusa nge numwe mu mbona beza yewe ngereka mbereke ngiye batutiriwe tujya no mu wena no ku devia ngo tujye muri projet ya Arsenal kuko Edu amaze kwinjira projet yarahindutse bashakaga umutoza bagomba gukurana nawe wumva ko bagiye guhera hasi ngo Dianga urumva kweri ngo aduhaye Unai kana nayikunda ariko urumva nse yaba yangira iki nayihora iki icyo mvuga buri hari ikintu kirenze ku bakinnyi Michael Carrick amaze gukora muri imikino atoje Manchester United kirenze rezilita reka mfate urugero rw'abakinnyi batatu wenda Bruno twamuhereyeho twanamuganiriye amurimo ahantu yari amaze kumushyira ni ahantu hari hagayitse ku bushobozi bwa Bruno Fernandes ariko reka dufate abakinnyi batatu cyangwa bane muri ino starting 11 uwamunaniye ni Manuel Garite we azanigendera
Haramunani azanasohoka. reka tuvuge kuri aba bakinnyi batatu cyangwa bane ngiye gukomozaho duhere inyuma muri defense hari Maguire nyuma y'imikino nk'itanu itandatu basubiye ku meza y'ibiganiro kugira ngo ari Maguire yongere amasezerano nyamara yari umukinnyi ku bwa muri mavugwaga ko ashoboka agomba gusohoka hari ikintu bita resurrection izuka hari Maguire hari Maguire yabaye umukinnyi ku buryo uyu munsi ni urutare ni ibuye ryo mu mfuruka rya niko bavuga ry'inyuma katubyita ishyiga ry'inyuma urumva yabaye kakungo gakuze hari Maguire uyu munsi ni umuntu ubona ko noneho na ya brassard wayimo cyane rwose ni umuntu uri responsable ku buryo bugaragara harya se yatangaje ko sibyo nyuma y'ira crisis yari afite anengwa avugwa nabi abantu bose bamutera amabuye bagira gute ariko kuza ukamukomereza kuri nivo nk'iriya ukaba ari we muntu ushyiraho ibyo ni byo rekoretse ko Amorimu nawe yimuhaye Amorimu turabizi yakinaga aba center backs batatu kandi ntabwo yari afite byanze bikunze yagombaga kumushyira mu kibuga kuko igihe kinini cya Amorimu Lisandro Martinez yari yaravunitse niyarahari yavuze yuko ari umukinnyi ashaka gushingiraho kandi icyo gihe nibwo yatangiye no kugira ibihe byiza nzi bya Maguire ni ibya Kariki ubwo nyine kuri opinion yawe nawe hari ibya Ruben Amorim uwo ni umwe sibyo uwa kabiri isi none ahangaha rwose yakabaye kubivuga ngo Kariki urakoze kubw'umupira witwa Kobe Mainoo arimo arakina sinumva ukuntu umuntu nka Ruben Amorim yicara agatekereza ko umuntu witwa Kobe Mainoo adakwiye kujya mu kibuga abongereza nibo simbyumva abongereza banabyungukiyemo pe muri cyane ni umukinnyi mwiza very responsible guy ubona ko ni umukinnyi buri kipe rwose uhita wumva abamuzaga na Real icyo bavuga buriya niho hantu atinye Chelsea nubwo nayo ijya ivangavanga ibintu umuntu warebye Kobe Mainoo umuntu warebye Fermin Lopez muri Barcelona wo muri Chelsea ni ukwiye kuba yigurira umuntu watekereje mu mazina abiri erega Kobe na Napoli Antonio Conte yaramutwaye urumva so no kuvuga ngo ubu ni umukinnyi wa kabiri nawe bari ku meza bagiye kumukubira hafi 6 umushahara kuri 25 yahembwaga bagiye kumukubitira igitano kuko yasinye amasezerano kugeza 2031 Romano yavuze ko bari buze kubyofishariza mbere shimira n'umuntu wanze ko asohoka n'umuntu wanze ko asohoka cyagiye mu kwa mbere ubu ni wa kabiri none se ko ari uko yinjiye Trotari Casemiro ubu ngubu ntabayongereye amasezerano koko muri Manchester United ahubwo nabonye iyaza kugira Michael Carrick yaza kwinjira bataratangaza ko azasohoka cyangwa se batarabifataho umwanzuro nubwo wenda ashobora kuba baritangajeho nyuma Casemiro umupira arimo arakina nonaha iyo ukina none ntibari guhita batrigaringa y'amasezerano abafana kuri match ya nimugwa bamuririmbiraga ngo twongereho ubundi na match bamaze nka match nk'eshatu babimusaba kongera amasezerano ahubwo bashatse bahindura ibitekerezo no kuri Instagram ya Mateus Kunya nidushakiremo yanditse ngo kuri story ngo dufashe wonge ngo duhunge byibura wa mwaka umwe sibyo uwo si umukinnyi wa gatatu none se miliyoni 75 za Benjamin Sesko zifite igisobanuro none ahangaha aho Michael Carrick yinjire muri Manchester United oya naho ikipira uyu munsi ibyo rero birenze rezilita kuko byibura babonye abakinnyi bari bagiye kurekura uyu munsi baravuga ngo Casemiro niba agiye na nuza akabagiye Manuel Garite baravuga ngo hagomba kwinjira abandi ba mediateri babiri iyo na Kobe yongeraho bari kuba 4 cyangwa 5 bari kuba 4 ugasa America muri mediane kuyifata yubaka departement hagati gusa urebye umupira umwana witwa Kobe Mainoo arimo arakina umupira uryoshye no kuwureba erega Deo muri management wofite tushe technique urayizi y'ubutoza umukinnyi wese wafashe ukamubwira ngo kora icyo wumva ushoboye cyawe biyu ukamushyiraho akina umupira ariko yumva afite icyo nakwita nka enjoyment of course ntaje hanze ntabe indiscipline tactically ariko ya mpano ye ayidirectinga mu bintu wifuza ko urimo gukina ariko abe we akine yumva yishimye umupira wenjoying bimwe mu byo United profitero no mugabo Michael Carrick akoze nuko yaritse abakinnyi bakisanzura akabahagarika mu mwanya muri formation idatuma bagira tactical headache hari ukuntu umutoza rega akubwira ngo we kina muri iyo zone singukeneye yuko ujya imbere
kinira muri ako gace ka burimo ariko nyamara uwo mukinnyi ubu muri mise yaguha n'ibindi bijyanye n'uko impano yiteye. Icyo ni ikintu gikomeye umuvandimwe nawe wakoze imibare aravanga kuva Michael Carrick yakwinjira muri Manchester United ubu ngo niwe wa mbere niwe umaze gukora amanota menshi muri Premier League. Winning rate imibare amanota points zino imikino 13 twatsinze imikino 9 niwe umaze muri 10 nitatu amandi makipe nta wundi mutoza ufite imibare nk'iyi. Ukoze urutonde ubwo ariyo ariko kamini champion. Dore navuga icyo kintu noneho ngewe buriya mu kanya nasiravuze ibintu byaseshwa kuri Arteta numva nkoze mu mutwe. Dushyiriye mu kinyarwanda niho heruka yuvuga ngo igereranya hagati ya Benjamin Sesko na Victor Gyökeres mu ntangiriro za sezo ubu ngubu rirasa nk'irisekeje. Ati Sesko ni umwatlete uri ku rwego rwo hejuru, ati afite tekinike zidasanzwe, ati kandi ari kwerekana icyo ashoboye kuri Old Trafford. Ubu ngubu amaze gutsinda ibitego 10 bya Premier League, nta na kimwe kivuye muri penalty. Ariko ikiza kuri game yiwe yatsinze buri gitego cyose gishoboka mu buryo bwose bwo kubona igitego. Umutwe, ukaguru ke adakinisha, muri counter attack, umupira w'imiterekano ndetse no gutsinda umupira wakozeho rimwe. Kiraha ka kabiri. Sesko ibitego 6 aheruka gutsindira Manchester United. Winner igitego yatsinze cyabayesheje amanota kuri Brentford. Late winning goal. Ku minota 81 yatsinze igitego cyabayesheje amanota 3 kuri Aston Villa. Ku minota 65 yatsinze igitego cyabayesheje amanota kuri Palace. Ku minota 94 yatsinze igitego cyabayesheje amanota kuri Fulham. Ku minota 96 yatsinze igitego cyatumye banganya na West Ham. Match United hari hiya kare. Urumva ku munota 71 yatsinze igitego cyo kuri Everton. Cya kindi cya counter attack. Igitego kiryoshye. Kimwe kuri match. We nambe umoya cyo kuri Everton. Nyine kuri match batsinze muri kimwe kubusa. Hari cya kimwe kubusa. Match Everton. Cya kiri cya counter attack we nakunya nambe umo. Cyari kimwe ni ukuvuga ngo Benjamin Sesko uyu munsi nawe ubwe akubwira ko aryohewe n'uburyo arimo gukinishwamo muri ku anda Michael Carrick. Ngewe nemera kandi rwose nzi ko ibintu bya honeymoon bibaho cyane, umutoza kaza n'abahore bagiye babikora, ariko se niwirukana Michael Carrick n'umubwira ngo ntakomeze nindi naba ruwisanirike nta n'umuntu n'umwe wahukopfora nibikunda mbere yuko yo kuvuga rero ngo turamugurira ngo ndamuha iki, ahubwo ninde kuko hari n'ushobora kugiha kikamunanira icyo ari cyo cyose. Gusimbuza undi se ku isoko ko United itabura kuyashora kuko United irashora yarabashoreye bose